Hey guys, welcome back kuri Beautifully Maming Rwanda. Nishimiye cyane kongera kubagarukira. Uyu munsi nari mbazaniye inkuru nziza nanjye menye ubu ngubu nuko waruzi yuko ushobora kuza kwiga inaha ngaha muri formation professionnelle ukaba warangiza amashuri, wamara kuyarangiza ukahita ubona permis de travailleur post-diplôme. Iyo permis de travailleur post-diplôme ni permis isaba kuba warize amasaha 1800 muri Canada ukazabona iyo permis de travail post-diplôme. Uko bigenza nuko uriyandikisha ukazuje kwiga ugakurikiza ibyo wasaba byose kugira ngo uze kwiga muri iki gihugu kugira ngo baguhe permis y'umunyeshuri. Wamara kurangiza iyo formation yawe ukaba wahita ubona akazi cyangwa ukaba wahita ubona permis yo gukora muri Canada batakwirukana, batari bugusubiza inyuma, batari bugukure mu gihugu huti. Uti ni gute bigenda? Bisaba yuko uba warize amasaha 1800, ni hafi y'umwaka n'igice, akenshi n'umwaka n'igice ukaba warawize muri formation professionnelle iyo ari yo yose. Upfa kuba gusa ufite amasaha 1800 ukirangiza isomo ryawe, none ukabubonye icyo bita permis de travailleur post-diplôme cyangwa permis de travail post-diplôme. Ni permis igufasha kubasha kubona akazi, ukabasha gukora inaha ngaha ukirangiza amashuri yawe. Wamara indi myaka nk'ibiri urimo urakora bakaba baguhaye residence permanent. Guys, niba hari inzira yoroshye kugira ngo mucemo mugira ngo muzi inaha ngaha ni ukunyura muri formation professionnelle. Muri iki gihe abantu bavuga igifaransa cyane bakinguriwe amarembo cyane mu bijyanye na formation professionnelle. Ntuze kwiyima amahirwe yawe uvuga ngo ntago mvuga igifaransa kinoze, ngo ntago mvuga igifaransa, ngo ntago. Fata igihe wiga igifaransa cyawe, iyandikishe kugira ngo uzaze kwiga umwaka utaha. Muri uwo mwaka utegereje, muri ayo mezi angahe 6 utegereje, uba wiyigisha igifaransa kugira ngo niba nagukoresha interview nugera ku kibuga cy'indege, nzababwira processus umuntu acamo iyo ageze ku kibuga cy'indege yaraje kwiga. Ariko niba nagukoresha interview ku buryo ubasha kwiexprima bisanzwe. Kandi nzi neza ko hari abantu bize muri system francophone bashobora, ndabizi ko iki gihe abanyeshuri basigaye biga muri anglophone, ariko hari abize batangiye kwiga system ikiri muri francophone. Burya twabaga tuza agafaransa gakeya gacumbagira ariko gakeya. Donc ushaka kuvuga izina ryawe, ushaka kuvuga icyo uje gukora inaha, barakoza ati se uje kugira ute, ukavuga ati nje kwiga, uje kwiga he, nje kwiga hano na hano. Ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kuba uzi kwiexprima utuntu dukeya nk'utwo, ugasanga tugufashije kuza ukiga inaha ngaha. Rero dusubira kuri sije yacu kubijyanye na formation professionnelle. Birahendutse cyane ugereranyije na université cyangwa se ukagereranya na CEGEP. Rero ikiza cya formation professionnelle nuko uyirangiza muri uwo mwaka n'igice ukahita ujya kuri marché du travail. Ahanini ni ibintu biba byarakorewe, izo formation ziba zarakorewe imirimo babona yuko iburamo abakozi cyane. Akenshi ni imirimo iburamo abakozi cyane. No kuvuga ngo duhere kuri formation professionnelle ifite amasaha 1800. Nabaha exemple ya infirmière auxiliaire. Ubu ukora akazi nk'ako infirmière ariko ubu mwungirije. Akintu ukora utabanje kumubaza na donc ugomba kubanza gusaba uruhushya, ariko mu by'ukuri uri warize nka nursing mu Rwanda, inzira yihuse cyane kugira ngo uze uhite ubona akazi, uhite utangira gukora cyangwa se utangira kwiga ugire vuba. Donc byihute processus yawe yo kwintegra hano nuko waza ukajya muri formation professionnelle ya infirmière auxiliaire. Noneho rero waranize ubwo bu nursing, niyo waba utarabona akazi urumva bahita babona yuko uri mugenda ujya muri domaine yawe n'ubundi, bakaba baguhaye admission, bakaba baguhaye permis d'études, ukaza ukiga. Yo iri deja na amasaha 1800. Ayo masaha 1800 wayarangiza bakata baguha permis de travail post-diplôme, ikagufasha gukora ugakora igihe kingana n'imyaka 2. Iyo myaka 2 urumva ntago baba bakwiruka inyuma kugira ngo usubire wanyu ugira ute, oya biba byararangiye kuko uba ufite permis yawe y'akazi, ari legal ibintu uri murakora kandi waraciye mu nzira nziza yoroshye. Nyuma y'iyo myaka 2 ukahita waplika kugira ngo ubone résidence permanent. Hari gihe bifata imyaka 2 cyangwa 3. Iyo wabonye résidence permanent habasigaye gutegereza gusa kugira ngo ubone citoyenneté. Ni ukuvuga ngo ni nkaho wabonye citoyenneté uba ufite privilège zose umu citoyen agira uretse kujya gutora aba bantu batuyobora. Nuko ubwo rero
iyo nkuru nziza nagize uyu munsi nuko ushobora kuza uje kwiga niyo waba udafite formation y'amasaha 1800. Ndabaha urugero, uje kwiga ubwubatsi buragufata amasaha 900, sibyo? Dufashe amasaha 900 turayarangije muri DEP. DEP ni diplôme d'études professionnelles, iyo ni formation professionnelle. Ukoze amasaha 900 yawe ararangiye. Hari yindi program ushobora kunganiriza kugira ngo wongere amasaha yawe akugeze ku 1800, noneho ubashe kugumina hangaha wabonye iyo permis de travailleur post diplôme. Uri hafi kurangiza amasaha yawe 900, uhise wiyandikisha mu kintu bita ASP. ASP ni yindi certificat. Icyo kintu rero bita ASP ni yindi programme ishobora kunganira DEP idafite amasaha 1800, ariko bigomba kuba bien sûr biri mu nzira imwe. Ntago wakwiga construction ngo uhite ujya muri ASP ya nursing, ntago byashoboka. Donc bigomba kuba ari mu bintu bimwe, bigomba kuba ari ibintu bisa. No kuvuga ngo ugiye muri iyo construction nayo igira ASP yayo ishobora kukugeza ku masaha 900. Guys, ukaba wujuje 900, amasaha 900 kuri DEP, amasaha 900 kuri ASP. No kuvuga ngo ni nka continuité, ntago ubukeneye gusubira mu Rwanda kugira ngo wongere wiyandikishe ubundi ugaruke. Hoya, ushobora gukomerezaho. Icyangombwa nuko wiyandikisha mbere yuko permis yawe d'études irangirira hano muri Canada. Wamara kwiyandikisha rero, wamara gukora ayo masaha 900 hamwe na 900 ahandi muri ASP, nuko ngo 900 muri DEP n'amasaha 900 muri ASP ariyo attestation de spécialisation professionnelle. Urumva ugiye kwiyespecializa, ayo nayo n'amasaha 900 akubanye 1800, wisuba admissible mu gusaba permis de travailleur post diplôme cyangwa se permis de travail post diplôme. Ubwo nubundi buryo ushobora kuzina hangaha. Nibwo buryo bworoshye kuri njyewe, andukamona aribwo buryo bworoshye bwo gucamo. Yego busaba amafaranga, ariko ni make ugereranyije nabaza kwiga muri université, nabaza kwiga muri za CEGEP. Nzabakorera budget. Yenda manza nzafata exemple kuri formation imwe, nkabakorera budget, nkaza nkabereka yenda icyo bisaba, amafaranga bisaba kugira ngo ubashe kujya. Ariko nyine uramutse uri umuntu byumva neza, ugenda utembere kuri site internet, ndi bubasigira hano hasi site ushobora gucaho ukajya kwiyandikisha. Mu gihe ntarakora video ibereka neza ishusho kurindi uko ujya kwiyandikisha, waba ugenda ugacishamo amaso. No kuvuga ngo dukoze recapitulatif nuko ushobora kwiyandikisha muri DEP, no kuvuga muri formation professionnelle, kugira ngo uzabone diplôme d'études professionnelles. Ukiyandikishamo ugakora amasaha uko yabangana kose, ugomba juste kuba warebye ko ufite ASP bigendanye. ASP nababwiye ko ari attestation de spécialisation professionnelle. Ushobora gufata amasaha ya hamwe ukayavanga n'ayahandi, bikaguha amasaha ahagije kugira ngo ubone permis de travailleur post diplôme. Kugira ngo ubone permis de travailleur post diplôme bigusaba amasaha 1800. Aba nurse, abantu batangiye kwiga nursing mu Rwanda muri uyu mwaka, nimwe mwaratangiye kwiga, mufite possibilité yo kuba mwarekera aho ngaho aho muri, ubundi mukaza kwiga inahanga, mukiyandikisha, mugatangira processus yo kwiyandikisha. Tuvuge nimba ufite ubushobozi bwabyo. Deja nimba uri muri nursing mu Rwanda, uramutse ubonye ubushobozi, nimba yenda utari kwigira kuri bourse, nanone sinakubwira kwitesha bourse kugira ngo uze wiyandikishe hano. Hoya, wibivamo byose mbere yuko unabona admission, kuko hari igihe wabivamo wari ufite bourse n'ibyinaha bikanga. Rero nakugira inama yo kugira gute, saba admission muri formation professionnelle ya infirmière auxiliaire, wiyandikishe ariko ugume no mu ishuri urimo, surtout nimba ufite bourse. Niba ufite bourse ntupfe kuyiterera aho ngaho ngo ubivemo byose, wowe bikore en parallèle. Ushake ukuntu wakwiyandikisha aho ngaho ngiye kubereka, nzabereka vuba ngaha, ni ntabikora ejo nzabikora ejo bundi.
aho ngaho nzabereka ukiyandikisha muri formation professionnelle ya infirmière auxiliaire ariko en parallèle no kuvuga ngo uri gutegura dossier yawe uzerekana yuko watangiye no kwiga muri nursing mu Rwanda. Bashobora kukubaza ati se kuki udakomereza mu Rwanda, wavuga ati hari opportunité yo kuba nakwiga mu kigo cyiza kandi nkaba nakwiga technique nziza zisumbuye kuzo yenda ni ubu ngubu, urumva ukabasobanurira impamvu ushaka kwiga inahangara aho kugira ngo urangirize mu Rwanda, kuko icyo nacyo ni ikibazo bakubaza. Wamara kwiyandikisha rero muri formation professionnelle soins infirmiers auxiliaires, wamara kubona ibyangombwa, wamara kubona uko donc uri indege uraje ugeze inahangaho utangiye kwiga, warangiza ishuri ubwo nababwiye yuko soins infirmiers yo auxiliaire na amasaha 1800 yuzuye, nta kindi ukeneye gukora, nta bya ASP ukeneye, urahita juste waplika kugira ngo ubone permis de travailleur post diplôme. Kandi soins infirmiers auxiliaires ni umwuga ukenewe cyane muri iki gihugu. Formation professionnelle rero nababwira yuko ari inzira yoroshye kugira ngo ucemo, aho kugira ngo yenda uce muri za université, uce muri za CEGEP, ubifitiye amafaranga wabikora, ariko nimbo ntayo nababwira guca muri formation professionnelle. Formation professionnelle ni inzira yoroshye yo kugira ngo ubashe kubona résidence permanente, yo kugira ngo ubashe kubona permis de travail post diplôme, yo kugira ngo ubashe kubona finalement citoyenneté. Rero iyo niyo nkuru nari mbazaniye, nizere ko ari uri bufashe, nizere ko sinzi hari umuntu yenda biri bugereho. Niba bibafashije let me know muri commentaire. Ndabashimiye cyane gukomeza kuntegereza, ndabashimiye cyane gukomeza gusubscribinga. Mana yanjye sinzi ukuntu nzaba umva tuzarinda tugera ku 100,000 tujye nyirimo ndavuga nti murakoze jusqu'à l'infini. Ikibi cyanjye nuko ntari consistent, ariko bizaza, reka ndeke gukomeza kubivuga. Ndabashimiye cyane kuba mwarebye ino video, nizere ko hari uwo yafashije. Niba hari umuntu uzi wari ugiye kuza kwiga inahangaha, uyimwohereze yenda hari icyo byamufasha. Rero Imana ikomeze ibarinde muri shwa zanyu, ikomeze ibafashe muri shwa zanyu, ibahe imbaraga, ibahe ibyo mukeneye, amafaranga mukeneye kugira ngo mwiyandikishe. None hangiye kwita nkora kandi ka video kihuse k'iminota nk'ibiri cyangwa 3, hari ikintu nshaka guclarifya, so nakugenda ukarebe. Urakoze cyane kuri ino video, Imana ikomeze ibarinde.